Ko kwakira kuri iyi match mumaze gutsindwa n'ikipe ya Mukura abasore bawe bite wabibonye nk'umuyobozi wabonye bitwaye gute? Murakoze kugira ngo mushimire ikipe ya Mukura kugira ngo ikipe yacu yakinnye neza yihariye umukino kugeza ku munota wa nyuma nyine babona koroneri badutsinze igitego ariko ngira ngo Mukura yaje izi ko ije kwigendera gusa ngenda ndashimira abakinnyi banjye ko bitwaye neza bagerageje kuva ku munota wa mbere kujya ku munota wa nyuma tubura amawokasiyo menshi ariko berekanye ibyo bashoboye kandi ko bashoboye ngira ngo Mukura yabona isomo haracyari umukino wo kwishyura ngira ngo ni umukino tugiye kwitegura neza ntabwo birarangira. Perezida twabonye muri Adax harimo abakinnyi benshi banyuze mu cyiciro cya mbere siritu nk'umuzamu siritu abangaba uyu mwana Mbappe ugashyiraho basonga Isayi n'abandi bagiye batandukanye n'uyu mukongomani nimero 10 ni ekipe muteganya ko yagera hehe mu cyiciro cya kabiri iri mu ngo? Ngira ngo ekipe yacu ni nziza muri rusange uretse n'abari abakinnye mu cyiciro cya mbere abenshi barenze ngira ngo dufite effectif irenze 12 na bashobora kuba bakinnye mu cyiciro cya mbere cyangwa 15 ndavuga bakinnye hano mu Rwanda hari n'abanyamahanga bari basanzwe bakina mu cyiciro cya mbere ndetse hari n'abandi duteganya kuzana rero ni ikipe twifuza kuyubaka gahoro gahoro nta gitugu ariko nubwo twatangiye shampiyona dutinze tudafite abakinnyi buzuye ubwo abakinnyi bamaze kuzura turateganya kongeramo n'abandi kugira ngo effectif yacu irusheho gukomera ku buryo muri ruturo tuzaba turi ikipe ikomeye kurusha uko twari tumeze muri ikibuga Ferwafa yababwiye ko cyangwa se federasiyo yababwiye ko mutagomba gukomeza gukinira urugende ese iki kibuga cya hano i Masaka nicyo muri buze kugumana muragitanga muri raporo muri federasiyo ikindi natubwire ese muri rusange ikipe ya Adax uyu mwaka irazamuka cyangwa dutegereze nk'indi myaka iri imbere? Reka mbere ku kibazo cya nyuma ubwo ikipe ya Adax irazamuka nizo ntego zacu dufite intego zo kuzamuka kandi ntabwo turi kure y'ikipe ya mbere dufite rero intego zacu no kuzamuka ngira ngo urebye n'abakinnyi dufite nk'uko nawe wabiboneye n'umupira dukina ni umupira nyine ufite intego y'aho twifuza kugera rero Imana n'ibidufashamo nubwo twatangiye nabi Imana n'ibidufashamo dushobora kuzamuka ku kibuga rero ngira ngo nk'uko nyine n'ubundi twatangiye shampiyona dutinze twiteguye neza n'ikibuga nacyo cyari kirimo kubera ko hari urugende iyo imvura yaguye ni ikibuga cyiza imvura itaguye ariko akaba ari ikibuga kigoranye iyo imvura yaguye niyo yagwa gakeya bityo rero ngira ngo no muri resultat mbi twagize nabyo zabigezemo uruhare kuko nawe wabyiboneye wabonye ko abasore bazi gukina kandi bifuza ku kibuga cyiza nibwo noneho muzababona ngira ngo ndagutumiye kuzaza kubareba ku kibuga cyiza rero na resultat mbi twagize ubundi ikibuga kiba kiri amazi hose kiba kiri ikipe iyo ariyo yose yagutsinda atari uko yakurushije nawe wayubaho ukayitsinda ariko bitari iby'umupira muzima wakina rero natwe cyaratugoye bituma dutangira gutekereza gushaka ikindi kibuga ndetse no kwifuza kuba twahindura ekipe tukayitwara aho iberanye naho ariko kubera ko n'ubundi twari muri shampiyona hagati yatangiye imvura igwa nyinshi cyane mu kwezi kwa mbere birushijeho kwa 12 bituma dushaka hano nanjye iyo ntabwo naje kubimenya byabaye ngombwa ko dutangira gushakisha nihe twabona ikibuga ntabwo nari nzi ko hano hari ikibuga cyiza kimeze gute nk'uko mukibona ikibuga kinini gifite stade nini ijya amafana bangana gutya ntabyo nari niteze nanjye ariko twanyuraga hariya tukabaza turi gukaraga stade ngo ni akabuga kabi ngo ni akabuga katujuje mezire bigatuma tutaza kureba ariko tuza nyuma yaho dukurikiranye amakuru kubera ko ikibuga cyari gikenewe tuza noneho gusanga yuko tuza gusura dusanga ni ikibuga cyiza cyane ahubwo kiruta ibibuga byinshi mu masitade dufite cyitaweho
kigakorwa ku buryo bugezweho cyaba ari ikibuga mu bibuga byiza byaba biri mu mujyi wa Kigali. Rero twasanze cyemewe na Ferwafa, tuvugana na ba nyiri ikibuga batwemerera kuza kuhakirira iyi match y'igikombe cy'amahoro ndetse n'indi mikino twari dushyize ya shampiyona. Tumaze kwakiraho umukino wa shampiyona umwe twakinyeho na Aspo, uyu twakiriyeho Mukura, dusigaje undi mukino umwe, hanyuma tukareba uko ikirere kizaba kimeze. Ikirere cyaba gikomeje kumera nabi, tukongera tugasaba kuhakirira ahangaha retour. Mugiye gukina match retour n'iyi kipe ya Mukura, ushingiye uko wabibonye murajya ku kibuga cyiza, ikipe isanzwe banavuga ngo ni Imbehe. Hari amahirwe mufite yo kuba mushobora gutakarizayo cyangwa se mukaba mwabona amahirwe yo gutsinda ikipe? Murabona aya mahirwe mutakarije hazaboneka ruguru? Ngira ngo ikipe dufite yacu ni ikipe ubona ikina umupira wihaye rero ikibuga cyiza yagutera umupira kurushaho. Rero njye icyizere nyifitiye ikipe yanjye, nyifitiye ku kibuga cyiza kurusha ikibuga kibi, kubera ko nk'uko wahoze mubivuga abakinnyi dufite abenshi banyuze mu cyiciro cya mbere. Rero ibyo bibuga babimenyereye, byaba ari iyo Mbehe ya Mukura, ahubwo Mbehe ya Mukura izaba natwe Imbehe yacu. Reka rero twitege ko umukino ukomeye wa roturu uzaba uri umukino mwiza, uzaba uri umukino buri muntu wese yerekana imbaraga. Ubwo Mukura nigira izindi mbaraga zirushije izacu izadutsinda, uretse ko ntabyizeye. Perezida, mbabarira gatoya tuganire kuri Kiyovu Sport waje uturutsemo. Ni ikipe irimo kurangwamo ibibazo byinshi nyuma y'aho uyiviriyemo. Kuri iyi nshuro n'uwari umuyobozi wayo General cyangwa se batazira General Ndorimana yamaze kuba yegura ku buyobozi. Komantere kuri Kiyovu Sport, kuko n'ubundi wari umunyamuryango wayo, n'ubunyamuryango ntekereza ko ukurikirana ibyayo byibuza uri aho ku ruhande, ariko se bite nka komantere watanga ku buyobozi bwayo burimo bombori? Mbona nifuje kutazajya ngira komantere ntanga kuri Kiyovu Sport kubera ibyinshi byagiye bivugwa, mpitamo kwicecekera no kwituriza. Gusa mu buryo mbajijemo ikibazo ntacyo bivugaho, nuko mu bihe irimo by'ubuyobozi gusezera cyangwa kutaboneka nk'uko twese tugenda tubibona, burya mu bihe bikomeye niho ubona abafana, niho ubona abakunzi. Kiyovu Sport nk'ikipe ifite abakunzi benshi, ikipe ifite abanyamuryango benshi, niho bakombye kugaragarira, kuko iri mu bihe bikomeye. Ntabwo ariyo kipe yaba igize ibihe bikomeye, ariko ibihe bikomeye ntabwo bikomeye ku buryo itabivamo. Abafana cyangwa abanyamuryango ba Kiyovu Sport Association, nanjye ndimo, bakwiye kujya hamwe, tukaba hamwe, noneho tukareba tugafatikanya, nta bitanye, nta bateranya amagambo cyangwa kuko aho bigeze Kiyovu Sport, abanyamuryango cyangwa abafana ba Kiyovu Sport bakeneye kujya hamwe, bagashakisha uburyo bafasha ikipe yabo muri ibi bihe irimo ikabivamo, kuko ntabwo ari ibihe birenze, ariko bagiye hamwe. Kuko ntabwo mubizi, ngewe narabayoboye ndabizi, ni benshi. Rero babashije kuvuga ati tugiye kujya hamwe, tugiye gukemura ikibazo cya Kiyovu Sport cyaba amateka. Rero ngewe nka komantere natanga nuko si ubwa mbere si ubwa nyuma, mu bihe bigoye Kiyovu Sport yagiye igiramo, hagiye haboneka abantu bagahura, barabivuga, bibonaga mu madokima, bigeze guhurira kuri Alpha Palace bateranya hafi miliyoni 100. Nkeka ko uyu munsi Kiyovu Sport, abakunzi ba Kiyovu Sport babonetse, bagakora icyo gikorwa, kuko mu bihe bigoye nibwo ubonera umukunzi kuko nyamukunzi. Rero ntabwo ari ibintu birenze, niyo bose baramutse babonetse, umuntu akavuga ati ngiye gutanga ibihumbi 100, ibyo bintu turi kuvuga uyu munsi twita ibibazo, ntabwo byabira ibibazo. Ahubwo ikibazo, ese abayikunda barahari ku buryo bayivana muri iyi situation, barahari ku buryo babyitabira bakayivana muri iyi situation. Rero ninjye niho mbibonera, ariko ubundi nta bikomeye ku buryo
ikipe yakomeza kujyana. Perezida, dusoza tugana ku musozo, muri Kiyovu Sport mwagiye no mu buryo bwo kuregana wowe na generali wari usigaye ariko gukorera mu ngata. Ikirego nyuma y'uko yeguye muri Kiyovu Sport kiraza gukomeza muri federasiyo cyangwa nk'uko wabivuze ko muziyambaza n'izindi nzego no muri TAS ukaba wahagera, biraza gukomeza cyangwa urabihagarikira aho byari biri? Ngira ngo ikirego namureze ntabwo ari ikirego kizahagarara, ni ikirego kizakomeza. Niyo yaba atari umuyobozi ariko yaba yaravuyemo yararezwe, ngira ngo hari icyo amategeko ateganya. Buriya buryo kiriya kirego yakoze yaregewe agasaba iminsi runaka akayihabwa. Ntabwo rero ari ibintu ntabwo mbona mpagarara kumukurikirana kuko ntabwo nzahagarara kuko ni ibintu yatatse personalite yanjye, yataka nanjye ku giti cyanjye, abikoze nawe ku giti cye. Rero ntabwo nshaka kubivugaho ibintu byinshi ariko ntabwo ari ibintu bizagaragara.